rero reka batubwire ngo bagiye gutwikurura yo nabaye nk'umuntu ucitse isheni ndihuta bakazudayazamura nkubitana n'umuntu wari uri gufotora baramfotoye ngumva ngo ni runaka ngo warumaye ngo nimero yawe ngo nagira ngo nkubwire ngo umwaka mushya muhere bana ngo nagira ngo nkubwire ngo umwaka mushya muhere bana ni reka ni uwo nguwo wayiguhaye kugira ngo bigende bite bipanga akazi bakajya bavuga ngo reba ngo iyi foto ngo biragaragara ngo ko KECAPU ari wakururaga ngo umuhungu ngo biragaragara ko ngo ari we wabigize ngo gutya na gutya we mchawi muraho neza amahoro y'Imana bane namwe yagasana akomeze kuba ndindira nizere ko mwinjiye mu mwaka wa 2024 muri amahoro kandi abantu bawinjiyemo barwaye Imana iborohereze mukire abantu mwawinjiyemo nta mafaranga mufite Imana iborohereze muyabone abantu mwawinjiyemo hari ibintu mwari mwarahize ko muzaba mwarageze bikaba bitarakunze namwe Imana bashoboze uyu mwaka uzaba turimo uzaba ari uwanya bari bwo bizacamo nyine uzaba umwaka w'ibyiza kuri mwebwe uzabe uwo guhaza inzozi zanyu n'ibyifuzo byanyu ibintu byose mwifuje bitaciyemo dusaba Imana twizeye bizakunda muri uyu mwaka wa 2024 bizacamo umunsi rero turi tariki 3 nifuje kubaganiriza ukuntu rero Bonane yacu yagenze mwabonye video turi mu rugo ngewe na mukuru wanjye n'umugabo wanjye nibo bagaragayemo ariko na papa yari ahari nubwo atagaragaye n'abandi nyuma yaho twaje kuva mu rugo rero turasohoka ariko hari akantu kamwe nshaka kunenga abantu bishima bakarenza urugero nimba bari ukwishima nimba bari ko basanzwe bateye ahubwo bakitwaza Bonane bakajya gukora ibintu bidafuze sinzi twavuye hano mu rugo hari nka 7:00 zirengaho iminota tumaze kurya twari ducyuye papa ariko dushaka no gufata udushusho dukeya two mu muhanda turagenda tugeze Cosmos murabizi aho tubari hari abantu bameze uko bishakiye ibyo ntacyo byari bitwaye nta nabo babangamiraga turakomeza turamanuka tugera turenze kuri 40 tutaragera kwa Nyiranuma neza ahantu hari amahuriro y'imihanda myinshi hari abana b'abahungu nimba bari bahaze nzagwa nimba bari bahaze kore niba ari mugo ntago mbizi ariko bari bafite akavuyo umunsi nijye warutwaye nshuti yanjye Imana yaraturinze sinzi ibintu bafataga bagaterana kuko icyo kintu bari guterana cyaraje gifata ku modoka ariko kubw'amahirwe nticyageze mu kirahure ahubwo cyakubise ku rugi naribajije ibyo bintu bateranaga nk'iyo baza kugitera cyane nimba baranagiteye kigafata umuntu ku mutwe cyangwa ahandi hantu agakomereka beka abana b'abahungu ubwo kuntu ntaranasatira neza aho hantu badutereye icyo kintu nagiye kubona mbona umwana umwe aturutse umusore umwe aturutse mu kaboko ka hano iburyo yirukanka asanga uri ibumoso arongera aragaruka uri ibaze gucungana n'umuntu kutanamugonga ahubwo wa wundi noneho uri ibumoso niwe wateye icyo kintu ngo gikubite uwo nguwo kiba kiraje gifasha twebwe ku modoka akigikubita papa arambwira ati kandagira ati kandagira tuvuye hano abo bana sinzi ibintu baba hazi turakomeza tugeze hafi
turi hafi kugera turenze kuri Marriott gatoya, nabwo dusanga umwana w'umuhungu yicaye mu muhanda. Ubundi igihe mba numva umuntu yagaba arangije umwaka aba agomba kwishima, ubundi uba ugomba no gusenga ugashimira Imana ko uri muri abo basoje uwo mwaka amahoro, ukanayisaba ko igushoboza mu bindi bintu ugiye kwerekezamo. Sinibaza rero ko ahubwo byakabaye umunsi wo gukora amafuti, kuko uba ushobora kuba wajya kureba mu muhanda ugakubitana n'imodoka ifite ikibazo cya feri ikagusya neza ukumva uko ubaye. Aho uba ugiye gutera famiye yawe agahinda, ikavuga uti umwana wacu umwaka uyu n'uyu byagenze gutya na gutya, tayari ubutumye wa mwaka urangira nabi kuri wowe ndetse no ku bandi bantu baba basigaye bagihumeka. Ibyo bivuye uwo nguwo uba ukugonze, wenda ashobora no kuba imodoka idafite ikibazo cya feri, ariko kubera akavuyo ifite mu muhanda nyine bikaba kakugonga, uba ugiye kumushyira mu bibazo, famiye ye nayo ikahangayika ko umuntu wabo yagonze undi muntu. Ni ikintu cyiza uretse n'ibyo gusa. Ikindi kintu nshimira polisi, numva twe twageze aho ngaho turamanuka gato tugera muri rompuwe, turenze aho nta kandi kavuyo kari gahari, turongera turakata turagaruka, twaje dusangamo polisi pe. Mwarakoze, kuko iyo mutahagera ngo muhite mubitunganya hari buba akavuyo k'abantu, nyine bari buzana akavuyo mu muhanda ugasanga nko kuva kuri 40 ugera na Terakome bigutwaye iminota myinshi kubera akavuyo k'abantu barimo barakinira mu muhanda bitari ngombwa. Nkibaza ku kindi minsi mudafata umwanzuro ngo mujye gukinira mu muhanda, ntago ari byiza. Abantu mwabikoze muri izi mushobora kuba munandeba cyangwa se mutanandeba mureba n'abandi wenda babivuzeho, ariko abantu bakoze ibintu by'akavuyo katari ngombwa. Kwishima si bibi, mwagombaga kwishima, ariko kujya gukinira mu muhanda muzi ko haba harimo ibinyabiziga ntabwo ari byiza. Ikindi, niba hari ibyo mwanyweye mugahaga, ntimukajye guhagira mu muhanda ngo mutangire kugira ibintu mukora nk'ibyo ngibyo. Nk'icyo kintu uwo muntu yaduteye, nk'iyo kiza mu mwanya w'ikirahure kandi ikirahure kidafunze, njyewe agatwe kaba karamenetse, kuko wumvishe ukuntu rwakubise rukanavuga. Ahubwo sinzi impamvu aho hantu twahageze kamera ntayiriho, kuko mwari kubibona na sound y'icyo kintu mwari kuyumva, ariko imodoka ntabwo yangiritse, natwe nta kintu twabaye. Kanizere ko nta n'umuntu bateye ibyo bintu, kuko polisi yayisiza abo bantu bari mu muhanda. Yego baragendaga, ariko nta kandi kavuyo bafite. Abo bajyaga kwiryamisha mu muhanda bakakina bambuka birukanka bongera bagira gute, byahise birangira. Polisi y'u Rwanda mwarakoze. Tumaze gukata dusubira nyine inyuma, noneho dutaha twagiye nyine numva bimeze neza mu muhanda, hari harimo polisi. Turazamuka turataha tugera iwacu amahoro. Niki turataha tugera iwacu amahoro. Umwaka wacu twawusoje neza, tunawutangira neza, usibye ako kantu kajemo njyewe kasa nk'akamuhungabanyijeho, nyine mera nk'umuntu ugizemo ubwoba, ariko nta bidasanzwe. Mumbwire rero mwebwe umwaka wanyu mwebwe byagenze bite? Muri karitsiye wanyu byari bimeze bite? Abantu bari happy cyane? Uyu mwaka twawutangiye, hari igihe utangira umwaka ukabona ko ni ukuri uwutangiranye imigisha myinshi ku buryo ubusaba Imana tuzamfashe noneho hiyongereyeho iyindi myinshi cyane iruta iyi ngiyi. Ngira ngo ni ubwa mbere cyangwa ubwa kabiri nambaye impeta zinyishushanyaho, none ubu sigaye ngerageza kuzikuramo, ariko bituma nzibagirwa. Nyatsori uyu munsi rero nakamaze nsoza ibyo nari ndi kuvanga amadosiye. Nari ndi kubabaza mwebwe mwawutangiye bimeze gute? Ese mwebwe muri mwe hari abantu bari kugenda? Byari bimeze gute ahantu mwagendaga ku muhanda?
uyu mwaka twawutangiye mbona ari mwiza, nkusoza ari mwiza, kandi n'ubundi uyu nguyu washize 2023 nari nawutangiye neza. Mu kwa mbere ku itariki ya mbere 2023 nari ntwite abana banjye b'impanga. Inda yanjye yari ifite amezi 5. Yari ifite amezi 5 ndi mu bihe bigoye byo kutabasha kuryama. Ntabwo nabashaga kuryama, naryamaga nyine byagoranye. Murabizi abantu batwite kuntu biba bimeze, noneho kubitireho abana barenze umwe byo byabaga ari danje. Ariko icyo nicyo kintu nari mfite kingoye, ariko kugenda amenyera gake gakeya biza gukunda. Uwo mwaka ngutangira neza, nanawurangije neza, abana bose bari amahoro, ndamahoro, mutabazi wanjye ari amahoro, famiye muri rusange. Mfite YouTube channel iriho abantu bangana gutya nkamwe, kandeba aka kanya ngo turi bangahe. Uyu mwaka ushize rwose ubwawo warakoze wa mwaka we kumbera uw'umugisha. Niki ka iki igerayo ndebe ni haula ari guhamagara ndetse ko mbona ari kugira gute. Halo nasimbuke cyane atagwa ka. Turi 66,000 na wibaza ni umugisha nagize ku mwaka washize kabisa, wambereye ubutamu. Nanasaba n'Imana ko n'uyu nguyu turimo nawo wakomeza kumbera ubutamu. Uyu nguyu twatangiye tutaranagera kure. Iyo phone ni yawe? Nari nagize nagagwa. Nsaba Imana ko uyu mwaka nawo wakomeza kumbera ubutamu, ukambera uburyohe bwa danje. Ubu ngubu hashize ndi kureba amezi 5. Amezi 5 aribwo intro ya mbere kuri channel yanjye nibwo yagiyeho. Hashize amezi 5 mfite abantu 100,000. Ni ukuri ko Imana ni benshi. Nagiriwe nagiriwe umugisha wo kubagira. Hari ukuntu ubundi njya nkora ikiganiro nkashimira abantu ngo mwarakoze gutya na gutya, ariko numvaga uyu munsi nshaka gufata umwanya wimbitse nyine ikiganiro kitari kirekire cyane, ariko iminota myinshi muri yo nshimira umusabu wa mbere nkuko nabivuze ni Mutabazi. Undi muntu nahaye link maze gufungura YouTube nta n'ikintu kirajyaho, ni umushito wanjye twa Nusura narayimuhaye aba umusabu wa kabiri. Ariko none arangije akora kwa muganga, afata buri telefone y'umuntu bahuye akajya agenda akora subscribe. Hashize akanya arambye ngo uze kureba ngo abantu bamaze kujyaho, ngo ndimo ndagenda ngo mbikora. Noneho ndabikora, nako arabikora kuko njyaho ndabireba ndabibona. Muri hangana hano hari umwana uri gukambakamba niwe narangare. Mama ngwino kuraho inkweto ka, kuraho izo nkweto zanjye tazifata, oya zikureho. Mama ngwino halo ngwino. Arashaka kwigira mu gikoni yagiye. Nusura arabikora ndabibona. Noneho ubundi akenshi najyaga nifungura narabivuze ku ma YouTube channel nagiye njyaho muri iyo minsi, numvaga abantu 10,000 kubabona bigoye hahandi bidashoboka. Simbabeshye navuga abantu 10,000 bazaza se nyuma y'imyaka ingahe. Numvaga bitakunda, numvaga bidashoboka, ariko Imana yereka ko byose bishoboka. Nyine
urugendo rwanjye rwa YouTube rwo ni wowe wenda njye kuri YouTube numvaga ko bidashoboka, ariko nawe wenda ushobora kuba hari ibindi bihe urimo kumva ko bidashoboka, ariko nta kintu kidashoboka umuntu agihumeka. Kuba ugifite umwuka w'abazima nicyo kintu kirenze kuri iyi si. Ikintu cyose kiba gishoboka. 10,000 ndabyuzuza, noneho ngira imbaraga nyinshi pe. Ndashimira Emi wo kuri 3D, twakoranye ikiganiro, twahoranaga tugirana gahunda yo gukorana ikiganiro ariko bigapfa. Noneho umunsi umwe noneho turabinoza, nari nagiye kujya gukorana na Soroba kari akantu ko kwamamaza, karangira hakiri kare. Emi tuhita tujyana dukorana ikiganiro, ndamubwira ko mfite YouTube channel nafunguye. Icyo gihe twabonanye iriho abantu bari 10, bari nk'10 nimba ntibeshya. Ndamubwira mfite YouTube channel ariko nta kintu kiriho, kandi nta n'igitekerezo mfite iki kintu uzashyiraho vuba. Ese ubu mbivuge ko nyifite? Imara mbwira atari kuri umusazi, ubivuge ko uyifite, ahubwo usabe Rora agufashe agukorere aka intro. Abimbwiye noneho nekereza ibyo bintu ntumva biranyobeye. Okay, ndagaye dukora ikiganiro bivugemo, kirajya kurangira ubwo no mu mutwe hajemo ikintu ndi bukore. Dukorana ikiganiro, kirarangira. Kimaze kurangira noneho nsigarana na Rora ngo ngiye gukora intro. Mana yarananiye, zishuro nayikoze nkaba ndavuze, ubundi akambwira kuvuga buhoro, akongera ntabwo uri sharp, twongera dusubiramo, ndaje ndambwira ko nkubwiza ukore. Ntabwo ngiye gukora intro meze aragunye ko yari kungatise ko muri bamenya abatari gutyo meze. Ndabwo se ko ari intro ngiye gukora ihuriye hehe n'ibintu nakutenga muri bamenya koko. None se ubu nkore nk'umuntu wo muri bamenya? Ndabwira ko nanone wapi, bamenya ni filime nyina, ntabwo ari bwo buzima bwanjye bwa buri munsi siko meze. Kandi YouTube ninyifungura ubundi ngiye numvaga izagicaho cyane ubuzima bwacu bwa buri munsi. Numvaga nibishoboka Imana ikanshoboza ngomba kuzaba mfite nka kamera nk'ebyiri mu rugo, ku buryo imwe iguma muri salo iriho, indi wenda mu gikoni. Ko mu cyumba nta handi hantu hari, mu cyumba bari mu cyumba. Kikanda nko mu cyumba cy'abana, kuko mu cyumba cy'abana ubu usanga hariho n'umwanya bafitemo wo gukiniramo, cyangwa se hakaba hari ikindi cyumba bakiniramo, ariko nko mu cyumba cyanjye byo bikaba bitarimo. Nko mu cyumba cy'umukobwa wanjye kandi kuko ari mukuru bitakunda. Ariko ubundi numvaga ahantu abana bakunze kuba bari no muri salo no mu gikoni hagomba kuzaba hari kamera, noneho umva ubuzima turimo bukajya bugaragara hafi ya buri munsi. Maze gukora iyo intro urumva ibintu byo kwa uploadinga sinari nzi ngo bivahe bijya he, sinari nzi ngo video nayifata arayima hehe, nyine nari meze gutya. Nshimire Emi, nshimire Rora, nukuri ko Imana mwaramfashije. Ntago uko byagenda kose hari igihe hari gift nzabagenera mwarankoreye. Ndataha, ikiganiro kirasohoka, kimaze gusohoka natwe dusohora ya intro n'ibiki. Bukeye njya ndumva hari nagiye kwa Ndera, kwa Sabe, nagiye kwa Emi, nagiye kwa Yago, ndi gukora nyine nabo mbashimire ko bamaye umwanya nkabwira abanyarwanda ko mfite YouTube channel. Namwe mwarakoze cyane. Noneho nshimire Sabe cyane, kubera ko Sabe yaramfashije. Hari ibiganiro mwabonye yagiye ankoresha nkabya uploading kuri channel yanjye. Byari bushoboka ko muha ikiganiro kikarangira nkataha nkagenda ngakora ikiganiro njyenyine nkuko n'ikindi kugikora njyenyine, ariko yamaye support. Yamaye support, kandi Imana nawe ijya imumera umugisha
gufata umwanya wakicara iminota 40 cyangwa se 30 akayima, ntavuze ngo ngiye kumwishyura kuko ananyishyuje sinayabona, ni umubosi nemera, ntago byari bukunde, ariko yarakoze. Urakoze cyane, Imana ikumera umugisha nawe. Na Yago kandi ubu ndamwibagiye, nawe maze kumuvuga, mfite akabazo ko kwibagirwa, nimba mba nariye gome. Urumva abantu nari navuze bose mwarakoze kumfasha. Ibyo ngibyo bivaho, ndashimira abamenya pe, ndashimira abamenya. Hari ibiganiro yagiye amfashamo mu buryo bwo kugira ngo bikorwe bibashe no kuboneka. Hari inama, kuko nanone ndi hafi gufungura YouTube, ntarayifungura, narabimubwiye ko nshaka kuyifungura. Bihurirana nuko hari habaye ibyago, Pastor Theogene yari yitabye Imana muri icyo gihe, biba ngombwa ko tubanza kurindira bakamara kumushyingura tukabona kubonana tukaganira. Nabwo ntibyakunda, ariko ni ukuri nawe yarakoze. Abo bantu rero mbavuyeho, abandi bantu bakomeye cyane nshimira ni abasabu banjye, abantu mwanyoherereje ama-message munyifuriza umwaka umushya muhire. Ni ukuri ko Imana narazibonye, ariko ni nyinshi bya hatari, ariko si ukuvuga ko ntazibonye, ahubwo narazibonye birancanga, ndavuga se ndasubiza amereye hehe, biranyobera pe, ariko narazibonye. Imana namwe ibyo mwanyifurije kubona muri uyu mwaka, namwe Imana izabibamere. Ngiye no kuzisomaho zaba ndende n'abarambira, ariko ni zimwe navuga ngo abantu benshi bohererezanya, munakwifuriza umwaka mushya muhire, yagusabira ibintu byiza ku Mana. Ni ukuri ibintu munsabira nanjye Imana ijya ibibamera inshuro 100, umva inshuro zitabarika. Noneho ikindi ngiye nshimira n'Imana ko nabivuzeho gatoya ko narwariye kuri tele yo muri bamenya, ariko buriya nugira amahirwe, kuko nta mahirwe nubwo biza bikatugora, nugira amahirwe yo kurwara, Imana ibiguhaye amahirwe yo kwicuza, yo kwirebaho wowe ku giti cyawe, ukavuga ko nk'aka kanya bibaye ngombwa iyi ndwara ndwaye nubwo yoroheje ikanyica, najyayo mu muriro, mu ijuru, ese uwo muriro wo wanyemera? Nagizeyo haye amahirwe yo kurwara ndisuzuma, ariko nshimira Imana ko byahise binarangira. Ariko nibikunda turaza gushyiraho ifoto y'ukuntu nari meze muyirebe. Nari narwaritse pe, kandi ubwo nari ndwaye ibintu by'amafuti, ariko ikintu cyose kikugezeho ku mubiri ni cyiza, ntukagisuzugure, ntukumve ko hari abantu bagenewe kurwara, hari abataragenewe kurwara. Oya, ntabyo. Ikindi ndi kwisabira abantu, yaba abadamu, yaba abagabo, cyangwa abasore, cyangwa abakobwa, mureke dukore cyane muri uyu mwaka, kuko igishoro cya mbere ni ubuzima. Ikindi ikintu kiriho gikomeye, igihe dufite nibwo buzima, sibyo? Umuntu rero nimba muvuganye iki kintu, gerageza kucyubahiriza kugira ngo nawe yige kuba yagira ikindi kintu yubahiriza. Nimba ari amafaranga y'umuntu ufite akakayagusaba, ukabona nturayabona, wizana kakagisoko kutitaba, cyangwa wumve ngo nagushaka ngo bijya ngo nimwitamagara ambwira ibintu byinshi kandi ntayo mfite. Oya, nyamara ushobora gusanga hari ikindi kibazo afite, cyangwa se hari ikintu wowe agiye kukubwira nyamara ushobora kuba wahura nacyo kikagutera ikibazo. Sibyo, tube abakozi beza, twiragize Nyagasani aduhe n'izo mbaraga, aduhe n'iyo mirimo, sibyo, tworoherwe n'ibibazo turimo, kuko turi mu bihe by'ubukene. Ubukene buri kuri hiti pe, abayafite murayafite, ariko natwe tutayafite turahari, tubyemera kabisa ko nayo dufite, turahari. Ariko nubwo tubyemera, ariko Imana izatworohereza. Rero hari
mbonye umuntu nibuka ikintu mw'abantu mwe, reka mbabwire. Ibaze kuba ufite reka mvuge ngo ni umuvandimwe, nimuvugana haciyeho igihe kinini pe, kandi wenda bitakabaye hashira nk'icyumweru mutaravugana, uwo muntu akifata akajya gutanga nimero yawe ku bandi bantu utazi, noneho kuri nimero yawe. Iyi nimero njyewe mfite hano kuri YouTube, iyo nimero ntazimamagayeho nta kibazo mbigiraho, ariko ngira iyindi nimero. Iyo nimero umuntu wese uyifite mba narayimuhaye, kuko ntabwo iba kuri YouTube, nta handi hantu na hamwe iba. Umuntu agafata iyo nimero yawe akayitanga, akayihereza abantu barenze 2 bakajya kuguhamagara hafi saa 9 za mu gitondo, ngo biteze discipline nkeya man, ngo biteze ngo ngo ninde ngumva ngo ni runaka, ngo warumaye ngo nimero yawe, ngo nagira ngo nkubwire ngo mwaka mushya muhere bana ngo nagira ngo nkubwire ngo mwaka mushya muhere bana. Nireka n'uwo ngo wayiguhaye kugira ngo bigende bite, kuko umamagaye ukamvugisha neza, njye ntago nirata, nagusubiza pe, nta kibazo. Nubwo naba nakuze kuri iyo namba nagusubiza bikarangira. Ngumva noneho mpita numva wamuhaye nimero arimo aravugiramo, kuva ngo mukupe ngo bura ngo habona aryamye n'umugabo we. Nyakuryamire ubundi nahise ko muri iki kiganiro nari uvuge nawe, ariko hari abantu muba mushaka gukora abandi mu mutwe. Umva, nimba uzi ko udashaka kumamagara wowe ku giti cyawe, kandi ubizi neza ko dufite mvuge ngo turi abavandimwe, sibyo cyangwa turi inshuti, ngo abe ariwe wabimbwira. Niba n'uwo muntu wenda muri kumwe nawe akabimbwira bikarangira, ukifata ukajya guha umuntu nimero yanjye, uwo muntu nta discipline, aramamagaye yazindutse koko ambwiye ibyo bintu, ari kumvugisha nkaho wagira ngo twarareranywe. Nyine ni umuntu dusanzwe tumenyanye, dutera amablage nka sa. Ntabwo aba ari byiza mujye mwubaha abantu, kandi kuko nyine nkuko yakubwiye ngo mukupe ngo ubwo waba naryamanye n'umugabo we. Nari ndyamanye nawe nyine, wagira ngo ryamane nande. Turetse n'ibyo ndari nza kuba ndyamye njyenyine, niyo naza kuba nicaye njyenyine. Niba uzi ko uhamagaye umuntu mutaziranye, muhamagara uri pose. Ntabwo uzi nimba uwo muntu akunda abantu bayagara cyangwa adakunda abantu bayagara, sibyo? Ni byiza kuruta guhubagurika ukajya ugahamagara umuntu nyine ukamubwira uko wiboneye. Ntabwo ari byiza, ntabwo ari ikinyabupfura nk'umuntu, kuko uwo muntu wamamagaye numvishije ari umuntu mukuru pe. Hari igihe umuntu avuga ukumva ko ari mukuru, ntabwo aba akwiriye kuzana imikino nk'iyo ngiyo yazanye. Undi muntu nshimira muri uyu mwaka yitwa Useni niwe wadufotoye amafoto yacu yo mu bukwe, nibikunda ndaza kuberekaho. Ino album niwe wayidukoreye. Useni twamenyanye, twakodeshaga iwabo njye na sister wanjye na musaza wanjye kera, ngira ngo nta nubwo yafotoraga, dukodesha iwabo. Ariko nyuma dukomeza kujya tuvugana nawe, njye ni nawe wanyigishije ibintu bijyanye na kamera. Nyuma y'icyo gihe cyose amafoto twagendaga dufata mu rugo nyine, n'ubundi niwe wayadufataga. Rero kuva kuri proposal yanjye no mu bukwe no mu murenge Igisenyi twarajyanye, Useni ni ukuri kw'Imana ni inshuti nziza. Navuga ngo ni umuvandimwe nungutse, kandi nawe ukora neza, wumvikana. Ari mu bantu nzi bakora bagira gahunda, bari seriye, kubera ko hari abantu baba bakora ariko batari seriye. Rero uwo muntu cyakora wamamagaye mu gitondo azindukiye, akajya kumbwira nk'umushizi w'isoni, naramubabariye, ariko ni uko Imana ntibizongere. Nyine njyewe niba umamagaye ituza pe, kuko
niyo nkoze n'ikiganiro nisharirije mama mubibona haba harimo no gutuza. Njyewe ntabwo nkunda ibintu byacitse nyine ibintu byo kwigira nk'umusazi. Hari abantu bigirira akantu ngo ngenda avuga ngo ngende oya banza urebe umuntu ugiye kubwira niba koko nawe yikundira abantu bapfa kwivugira, sibyo? Ntabwo aba ari sawa gupfa kwivugira. Iyi foto wayibona? Okay. Aha hantu hari ibiboro bajya batsa simbizi bimeze nka fireworks mu bukwe. Sha biriya bintu barabiduteye Mutabazi arahunga. Rero ukuntu abantu bikunda, umuturage yamungiye haza kunyipfukamo ndetse muraza kuyibona. Njye ndibaza yarazi uko njyewe nakeneye kubaho, yumvaga njyewe gushya nta kintu bintwaye. Nari mfite plante ndende bigwamo bita bimera, hari n'ukuntu bita bihumura nk'ibintu byashiririye, numva karambabaje, numva ku kantu guhura n'umusatsi hari ukuntu byabaye. Ariko muraza kubibona ukuntu we yahise anshengeramo. Niba yaravuga ati wowe jya imbere ushye nta kibazo urakomeye, simbizi. Ariko abantu nimubishobora mujye mutunga amafoto ya buri kintu cyose kibaye. Urugero nk'umwana kuri buri kantu agenda ageraho akambakamba avuga agera gute, video nubasha kuzibika uzazibike, amafoto ni uko nguko. Uzi ko hari igihe ureba ifoto, nk'ubu njye mfite amafoto yanjye nkiri umwana, iyo nyarebye ndishima. Ifoto ni nziza, ifoto ntabwo ari iy'umuntu wahaze, ifoto ntabwo ari iy'umuntu warenzwe, ifoto ni urwibutso kandi rwiza cyane, rwiza pe. Kuko njye nk'ifoto yanjye mfite ndi umwana, uzi uko inyereka ko bose nzayibereka, muzareba muri ba bahungu babiri naberetse harimo umwe dusa nanjye njye n'umwana. Rero muri izi ngizi z'ubukwe harimo ifoto nabereka z'abantu babafotoraga igihe cyose nta byishimo bafite, sinzi ikintu cyari cyabaye, barakaye. Ikindi reka mbabwire, uzi ko kumenya umuntu cyane atari byiza. Nubona umuntu nta nyine bishoboka mwaba bashuti biraha, ariko ntibitume ujya kumumenya cyane, kuko iyo utangiye kumumenya cyane ushobora no kumwanga. Hari nk'abantu nagiye gukora ubukwe nkunda mbatangamo urugero mu bandi, mvuga ni byibura uyu nguyu muri bo ariko ubu ngubu mbaza ngo arihe sha sinzi umugezi wamujyanye, kandi yari icyitegererezo mu bantu. Ariko ubu ngubu ntabwo ntiwamenya iyo byarengeye. Gusa mana buri muntu wese wamaye gift mu bukwe bwanjye disi mwarakoze. Hari ifoto hano mfite nayo turayibereka, bambwiye ngo tujye gutwikurura. Yewe rero sinjya nkunda ibintu binyicaza ahantu hamwe ngo bitinde birambirane, ntabwo mbikunda, ndarambirwa pe. Rero reka batubwire ngo bagiye gutwikurura. Yoyoyo nabaye nk'umuntu ucitse isheni, ndihuta bakazudayazamura nkubitana n'umuntu wari uri gufotora, baramfotoye ndayibereka. Nari nayazamuye wagira nari ndi nko gukina filime, ntabwo nari seri. Hano hari amafoto. Ariko gukundana ni byiza, mujye mukundana, gukundana biraryoha. Hari nk'utuntu mba mbonye nkabona ni umunyenga. Ni ubutamu, haki ya Mungu. None twebwe mu bukwe bwacu muzi ukuntu abantu ngo baha abana amata bagiye kubatwikurura. Twe twayahaye umuhungu mukuru, ngira ngo Fawuzi ashaka kubanduta. Twayahaye Fawuzi, umuhungu naberetse turi kumwe mu bukwe, nkajya mbabwira ngo muri kubona adasa nka Tekino, niwe twayahaye kumwe n'undi mwana wo muri famiye mutoya, ariko uwo twayahaye wundi ni umuntu mukuru. Asante. Kwibagirwa bibaho mbe. Mbaye ogo ute
nyine ukuntu nyine uba wavuye mu nzu nta mpeta wambaye umva bayi nese ubwo Tanzania icyayi biriseriye ariko be ntabwo aba ari byiza. umva nkubwire be ntabwo ari byiza sheri wabaye uretse ko ngiye gusoza nkuye muri mudu muri kumva simukadi irashyushye ntabwo mbizi ukuntu bigenze. Okay nibyo ariko ndayacuruza abana mu bukwe bwacu bari babuze twabukoreye ahantu kure. Ikindi amasaha nyine aradufata nagize ibibazo by'imyenda imbaho mitoya bajya kuyindoderaho bituma nyine bigera aho ngaho n'abana batashye. Nari ko ego mara ukuntu kiri gusakuza nari kubabwira ngo amafoto ni meza ni urwibutso rwiza. Ikindi n'umuntu wansize ihina sindi kwibuka izina rye ariko yansigiye neza mu mugongo nyine ifitemo ururabyo rurimo ebyiri nari meze neza pe nari akageni keza yari yansize ahantu hose mu mugongo ahagana hasi yari yansize nari ifite amahindiro ya danje ameze neza bamenya n'akanimba baranyambarira byari bimeze neza byatare kakutifubitse nawe ukonje meze neza byari bimeze neza byatari. Pare na marene ni abavandimwe bacu. Marene ni mukuru wanjye mama wacu baravukana. Pare ni umuvandimwe wa Mutabazi nabo ababyeyi babo baravukana. Muri kumva ukuntu ibyo bintu ari byiza byari ubutsamu byari biryoshye byatari. Njya kwambara impeta rero reka nsubire inyuma gatoya. Hari abantu bipanze akazi ku ma YouTube channel. Izo YouTube channel z'ubufusi ndi kwibuka amazina yazo. Bipanga akazi bakajya bavuga ngo reba ngo iyi foto ngo biragaragara ngo ko KECAPU ari wakururaga ngo umuhungu ngo biragaragara ko ngo ari we wabigize ngo gutya na gutya. We mcawe biragaragara ko ari njye wamushyizemo imbaraga. Muzi ahantu byatangiriye muzi iyo yumvaga ko bari buzi iwacu ukuntu yabaga yishimye azi ko turi buhure byanjye muzi ibyishimo nabaga mfite. Ntabwo twahuye turi pasi ngira ngo uko tumeranye murabibona. Hari abantu bazwi bakoze ubukwe ntari buvuga amazina yabo n'igihe babukoreye ariko abantu benshi baravugaga ngo ntabwo bari bishimanye nk'aho wagira ngo ni pase batanze. Ariko abantu duteye bitandukanye. Hari umuntu wumva kuba yahabiza umugenzi we abantu babareba ngo ari ikibazo. Njye nakunyunguta kakahava nta kibazo mba mfite. Ntabwo mba ndi gutekereza ku bandi bantu mba ndi kwirebera njyewe byanezeza. So rero gusa sinyaconze sarangiye ibyo nari nateguye birarangiye. Ninde umushaka muri kugenda nahise ko yabiretse reka nze muhamagara sibyo. Ni ukwihangana iyo umuntu yakoreye mu rugo ntabwo biba byoroshye. Baramuvugisha kandi hari igihe akenshi uba usanga ibintu bagiye kukubwira batahise bakubwira ako kanya byakwangirika nabyo. Rero ubwo nabyibagiwe nanjye kubabwira nimbyibuka nzabivuga ubutaha. Gusa uyu munsi nari niteguye nyine kubibwira ku tuntu n'utundi kubabwira ukuntu twebwe umwaka wacu nyuma y'uko hari havuyeho kamera ukuntu byari bimeze.
no kwiganirira gutyo tu nkeka ko ntari mperutse kuza mu kiganiro bimeze gutyo, ariko ndi kumva ndi kuvuga ikintu cy'ikibazo utamenye ubwoko bwacyo. urumva nta nubwo uroga rero ibaze reka nze muhamagare ko nanjye ndasoje. So rero ni uko nguko gukorera mu rugo ntabwo biba byoroshye, mujye mwihangana. Imana ibamere umugisha, nizere ko ibiganiro byanjye mugiye kubireba kurusha uko na mbere hose mwabirebaga, sibyo? Ndabibasabye kandi nzi ko munyumva muri bubinkorere, mundebe kurushaho, ushobora nyine n'ubundi kubikora nk'ibisanzwe ugapureyinga icyo kiganiro ukacyumva. ushobora kuba udafite umwanya wo kurebaho umunota ku wundi, cyane ko nk'iki ngiki mba nkoze nanameze gutya, kucyumva ni byiza kuruta kukireba. Wenda mfite utuntu ndi gukora nko guteka cyangwa ibindi, aho ho birasaba ko wafata nyine umwanya ukareba akantu ku kandi, ariko nawe nzi ko mwabinkorera nabwo mukabireba. Ikindi, abantu mwifuza ko nakongera gukora ku bintu byo guteka, mube mwanyandikira, sibyo? Mube mwanyandikira ikintu mwifuza ko nakoraho, kubera ko hari igihe ntekereza nk'ikintu ndi bukoreho umva bugashyuha nkakiyoberwa, ariko iyo munyandikiye muramfasha. Nabyo ni igitekerezo muba mwamaye, nyine bimpa imbaraga nyinshi cyane. Uburyo bwose mukoramo buramfasha. Rero inkunga mumpereza mu kazi kanjye, namwe Imana ijye yibaha mu mirimo yanyu. Mwakoze kunkurikira, mwakoze kureba kino kiganiro, mwakoze kuri buri kimwe. Imana ibamere umugisha, ndabakunda.